Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana ishyirwe hejuru. Shima Imana kubw'uyu munota, shima Imana kubw'ibyo iguhaye, shima Imana kubw'iteraniro ringana gutya. Imana yamaze gukomeza gushimwa, Imana ihabwa icyubahiro. Nezerewe kubw'abakozi b'Imana bari hano, nezerewe kubw'Imana, nezerewe kubwo Imana Eric Mushumba turabasha amavuta yawe. Imana ibahe umugisha kubwa Mushumba Pascal, duciye bugufi munsi y'amavuta ye, turayubasha mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro kubw'Umushumba Olivier, nawe ashize iminsi, ashize imyaka tuziranye, twubasha amavuta yawe. By'umwihariko twubashe amavuta y'umushumba y'igicaniro. Ubundi umuntu uguhaye igicaniro akunda kubivuga, umuntu uguhaye amahirwe yo guhagarara ku gicaniro, waba umwana w'itorero cyangwa waba utari uw'itorero, ushimira Imana ushimira n'umushumba. Uriya mushumba aguhaye amahirwe, haleluya. Umuntu uguhaye opportunity yo guhagarara ku gicaniro bigereranywa n'umugabo uguha karibu mu cyumba ataryamamo, aba yirengereye amafuti yose n'amakosa ubuze gukora. Rero igihe bakugira icyizere bakaguha umwanya wo guhagarara, waba uri umuririmbyi, waba uri protokole, muri inshingano zose waba ukora, uri umucuranzi, uri umuramyi, ujye ubiha agaciro. Rero twubasha amavuta y'umushumba umugire. Imana y'umugisha n'izina ryose. Hanyuma uyu mwanya w'isi Imana iduhaye ntabwo n'ibitize bitewe n'amavuta yawe. Amavuta aha ngaha nanjye mfite inyota, ni ukuri kose. Kuwa cyumweru nigeze nasengeye hano, fashwa n'ijambo ry'Imana. Hari umuntu watubwiye ijambo wowe usiba ku cyumweru kabisa, havugiwe amagambo y'Imana. Natahanye amagambo akomeza. Irya mbere ni ijambo rivuga ngo Yesu. Twize ijambo umuntu yatubwiye kuri Yesu, ntabwo bikubwiye, yatubwiye kuri Yesu, atubwira ukuntu Yesu arenze cyane, atubwira ukuntu ari hejuru ya byose, avuga ku mbaraga z'Umwami Yesu uko ahindura amateka. Ndavuga ni Imana ishimwe. Hanyuma haza undi aravuga ngo, atubwira ijambo ryari muri Yesaya ibice 2 umurongo wa 11, ararivuga numva muri njyewe nanjye hari ahandi hantu ngeze, numva nongeye mu ibihe byiza byo gusenga. Haleluya. Rero abo bakozi b'Imana, haba kuri uwo muntu, ntabwo bavuze bose generation aho kubiza nawe uze mu nzu y'Imana, ni ukuri ahangaha ibintu bidasanzwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero mfite inyota yo kumva abakozi b'Imana batandukanye Imana yaturarikiye. Ntabwo ndi buryo umwanya, ahubwo ngiye kwihuta dusome mu ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Ndaza kwihuta, Imana ifashe n'iminota hari igenwe ko ngomba kuba mpagaze hano singezeho, kugira ngo nanjye nkomeze numve amagambo y'Imana agiye kuvugirwa aha hantu. Ni ijambo ry'Imana turi busange mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Tumaze kurisoma ndaza kongera kwibutsa amazina yanjye ku batayumvise, ariko ndatekereza ko hano ni mu rugo, ntabwo aribwo bwa mbere turaziranye. Ni ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 19, turasoma umurongo waho wa 18, nidushaka dusoreze ku wa 20. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice byaho 18, turasoma ibice 19, turasoma umurongo wa 18 tugeze ku murongo wa 20. Niba utarahagira ndagufasha mu gusoma kugira ngo twihutishe igihe.
Yohana 19:18 haravuze ngo bamubambanaho n'abandi babiri hirya no hino, Yesu ari hagati. Pilato yandika urwandiko arushyira ku musaraba rwanditse ngo Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda. Urwo rwandiko benshi ahangaha hashyira akantu k'akantu hatiye. Urwo rwandiko benshi mu Bayuda bagira bate? Kuko ahantu babambye Yesu hari bugufi bw'umurwa, kandi rwari rwanditse mu ki? Mu Ruheburayo no mu Rwema no mu Rugiriki, nidushaka twongereho no mu Kinyarwanda, gusa icyo ngicyo uko byasomekana. Imana y'amahoro bahumugisha twakire neza ijambo ry'Imana. Amazina yitwa Joshua Gasigwa, ndi umushumba, nyoboye minisiteri yitwa Ihumure. Imana ihabwa icyubahiro n'umugore n'abana babiri. Tukimara kumenya ko twahawe ubusonga bwo guhagarara kuri iki gicaniro, narasenze mbaza Imana ko tugira amagambo menshi wadushyizemo yahumuriza benshi, akabamara imibabaro, bakumva bahumutse kandi bakumva intimba zirangiye. None muri aka kanya ni iki nzahagarara imbere y'ubwoko bwawe ndi kubwira abana b'Imana? Ni iki nzahagarara imbere y'ubwoko bwawe urumye ngomba kubwira abana b'Imana? Imana irambwira ngo itangazo ryamanitswe ku itangazo, amatangazo yamanitswe ku buzima bwawe. Imana irambwira ngo hari itangazo Imana igiye kumanika rirusha ayandi matangazo Imana. Hari itangazo kuri uyu munsi rigiye kumanikwa wowe, kandi iryo tangazo rigiye gukora efasi, rigiye kudiretinga amatangazo yose yamanitswe ku buzima bwawe. Itangazo rimanitswe hejuru ku mutwe wawe, hejuru y'umutwe wawe, rigiye kuza kwambura umushorezi. Amatangazo bantuza banditse, amatangazo bantuza banditse, kandi bakangubwire iri tangazo rigiye kumanikwa ryanditse mu nyuguti zisomeka. Naho naretse aha nanjye nkumva abandi bakozi b'Imana. Haleluya! Umwami yasabye ngo baze kumenya akagabira abantu ibigomba kuba, arababwira ngo niba turi kumwe ntabwo bishobora kuba umuhanga, igihe kizagera nzapfa. Ababwiriza kubaho byose barangije barabisuzugura, ariko ubundi umuhanuzi ajya yemezwa ari uko ibyo yavuze bigezweho. Igihe cyo kigeze ngo baramufata, bamaze kumufata baramujyana. Yesu bamaze kumujyana yabamufashe atari mu busambanyi, bamufashe atari mu kabari, bamufashe atari kwiba, baramufata. Uwo muntu mwicaranye bamubwira ngo baramufata. Ntabwo agira ibintu byagufashe naho byagufashe, ariko byaragufashe, baragufashe. Kandi yavuga ati umunsi umwe bazahurira umugenzi ati ninde wagutabara? Ati kandi umunsi umwe bazahurira n'ubundi namwe nize karate. Uzi ukuntu nize karate, uzi amatora bajyaga bakwerekana uko bazamubwira uko bazajya babikora umunsi bazaba bamufashe. Arababwira ko ari kumwe kuzagira amagambo azashyirwa. Bazapfa, ndabizi muzajya mu Masaka, ndabizi muzajya mu Bigeri, ariko njyewe bazapfa kandi bazanyuma. Bibiliya iravuga ngo igihe kiza bamaze kumubona bamufashe n'ibihugu, ngo baragenda barangije bamufashe arabasirikana mu minota 30. Abayuda bari bari imbere mu minota 30. Shaka kamubwire amafaranga buri wese wajya mu ugasanga bari kukubaza ngo wayabuze byari, ngo barakubwiye ngo amafaranga warayabuze. Ugasubirwa babwiye amafaranga ko wayabuze mwese n'umuzi yawe bangiwe n'iki kumutera bwagutashye. Abayuda barahumye, barahihita, baraza bariruka baramufasha. Bakimara kuhagera, si umuyuda wazanaga ibimenyetso, umuyuda wazanaga inyurusu, umuyuda wazanaga buri giti cyose hejuru. Hari n'abazanye ibyuma, hari n'abazanye amasahani. Buri muntu wese wamaze kumenya ko bamufasha, icyo rero agateganya ngo kuko yarakizana. Barangije ngo barabizana ngo bagera
batangira kumukubita, baramukubita. Umugabo wumva Yesu baramukubita, kandi mu bamukubise iyo usomye amateka ya Bibiliya, mbere y'uko bafata ngo yagerageze guca muri karitsiye imwe ngo basase imyenda ngo Hoziyana hashimwe umwami uje mu izina ryawe, ariko abo baririmbye abaribo bafata ibitutsi, abaribo bafata ibiyezi, baramukubita. Nishoboka ko batari ubwongo nyuma y'iminsi itanu gusa, baramukubita, 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 abamushimagiriza abaribo bamuhinduka. Ngo bigeze ubwoko n'amafaranga turarangiza, reka tukuganire n'abatwara, ngo babajyane umugwa bakajya bamujyana abaguverineri no gushyira mu buyobozi. Ngo bigeze mu buyobozi, ngo bamwe bajya mu rubanza bakabona nta bwaha yakoze, ngo bakabona nta bimenyetso bimushinja, ngo baravuga ngo uyu nguyu ntakintu afite kimurebe, ni mu murapuro icyo tangazo ritangwa na purato. Ngo abandi bose bari baba bagiriki, baba bahembwawe, abayuda bose bari bahembwawe, ngo bose bazamura inzozi, baravuga ngo natwe hari amatangazo dufite, baravuga ngo umenyenyeshe umwami, baravuga ngo uyu nguyu yaragendaga akabuza abantu gutanga amaturo ya Kayisari, baravuga ngo uyu ni ikihe, sabavuga ngo uyu ni umusambanyi, sabavuga ngo uyu ni umujura, abageraga ku musambanyi baravuga ngo yarakinjira akijije Mariya wenda bakagira n'ibimenyetso. Iyo umuntu ari kuvuga hejuru ashaka kumara igitangazo mu buryo bwumvikane, ashaka n'ibimenyetso by'ibinyoma, baragenda bandika amatangazo menshi, baragenda bayabwira Pilato yuko batangaza mu bageni n'abantu batwaye bose bagiye ku rubanza rwa Yesu, ngo amatangazo y'abantu byabananiye kubihanganira, ngo bajya guca urubanza bakananirwa kuvuga. Hari igihe ugera agatangaza akakanirwaho n'undi kwitwa bagaceceka. Tugiye gusoma, hari igihe tujya tugera urusaku rw'abayuda rukaba rwinshi, n'uko uzi kuri inyangamugayo bakavuga ngo hatagiye ngo biterane. Haleluya! Biteranya kandi barakizi neza, bazi kuri umurongo, ariko iyo bageze ku ngito nabo barikira bakabyumva, ariko neza bakagira ikibazo, ariko kuri uwo murongo uwo mucaye mubwire ngo hari ukuri batazi. Bibiliya ivuga ikirere bihuse, ngo baragenda baramufata, baramujyana ku muhanda, ngo bamwicare ku musaraba, ngo aragenda ari mu nzira gatatu, ava rimwe, ava kabiri, ava bwa gatatu, ari kugwa, kandi abantu yahagije bari kumureba, yahaye ibyo kurya, abantu yakoreye ibitangaza akabakiza indwara, abantu yagiriye neza bose bari kumureba, ariko Yesu ava inshuro eshatu, abura n'umwe wamutwaza umusaraba, none kuva muri Korayeli ntibagusura. Ariko Kristo we wabiretse ngo ntabwo uzagaruka gusenga ngo nta rukundo ruhaba, yihorere. Yaguye inshuro eshatu, aba yagiye akorera amabuye akayahereza imitaka y'ibiribwa, nta n'umwe wo kumutwara, nta n'umwe wihuse. Haleluya! Ijambo ry'Imana riravuga ngo bamugeza ku musaraba, kumugeza ku musaraba, abigishwa yabanye nabo, habuze n'uhinduka icyihebe ngo baze ngo reka mushinjure, ntabwo yapfa twarabana muri 12 habuze n'undi mushinjura, ngo n'uwaherezaga yitwaga Yohana, yaherezaga mu mwanya w'imyaka mu nzira z'ubwo, ngo kugira ngo arebe ko abasirikare bahava bakagaragaza. Baramufungira no kugeza ubwo Yesu yashize mu mwuka, bamukorera n'urumuri, ngo bamukorera byinshi byose bitandukanye, ibyo byose bararekanira abantu. Haleluya! Ariko muri bimwe kumuvuna, ngo Pilato umwuka w'Imana muzaho amurerekana itangazo. Bibiliya yakubwiye ngo yandika itangazo, yandika icyapa, ngo yandika icyapa mu nyuguti nziza, ngo yandika icyapa mu giheburayo, ngo yandika icyapa mu kigiriki, ngo arongera akandika no mu kiyuda n'abayuda, ngo bari bahari bari kubisoma, ngo bivuga ngo uyu Yesu w'i Nazareti yagura inzererezi, ufite aderese, ufite aho ubarizwa, nubwo mwamwishe n'umusambi, uyafite umudugudu avukamo, uyafite isibo, afite isibo, n'uwagarutse wabona indangamuntu. Haleluya! ntabwo twakurikiye abantu babo, ntabwo twakurikiye umusya no mu mibare y'abantu,
imigisha ngo tuyivura. Uwo twakurikiye afite aho abarurirwa, afite umunyesi umuyobora, afite umudugudu umuyobora pasi, afite umudugudu, afite n'imisa. N'ubu ngubu tuvugana igihugu cye gifite umuvugizi hagaritswe Nyakanyaga, afite gahunda, aba afite premier minister ujya mu nama akajya mu nama n'ikindi mudugudu avuka muri aho ngo Petero aramuhereza ayo mafaranga yo kuvuga ngo nimwereze nigisha ngo hindura amagambo aravuga ngo uyu ni Yesu w'i Nazareti. Bivuze ngo gahunda ye aho tuvuga ishaka ntabwo aravuga ngo ni aravuga ngo umwami w'abayuda. Haleluya. Amubwira ko ndi gusenga. Uzi ko abantu bavuze ngo ntabwo uzabyara, itangazo rigiye kwandikwa hejuru yawe ngo agiye kubyara. Uzi ko hari itangazo ryanditse ngo ntabwo uzapfa, itangazo ryanditse hejuru baravuga ngo ntabwo azubaka n'insinga zubaka amazu menshi. Uzi ko hari itangazo ryanditse ngo ntabwo ugira mu gihe hagiye kwandika itangazo rivuga ngo dore umuhanda wose. Hari itangazo ryanditse mu musobe hagiye kwandika irindi tangazo rivuga ngo umuntu yakaze. Niba utubatera haleluya. Imana idufasha kandi tukugendere kadusoma ibyo Imana murakoze ku munsi uhanaguye amatangazo yo kubaho. Baravuze ngo ntabwo mu gihe turi kubura ibintu by'abanyabwenge dufite, baravuze ngo ni insuzugurwa mu gihe turi kubura ibintu by'acyubahiro dukeneye, ngo mwohereza delegasiyo y'ijuru kugira ngo ducungire umutekano. Ubundi ducunze umutwe kandi hari umutabazi uva hejuru tukabona Imana yo mu ijuru rero ibyo ni byo bitubere dukizayo. Ariko uyu mujyi muri kubona muto tuti yanjye uyu mujyi bite byasigaye ubu ko muri kubona ukwiriye kubaha iyo ataretse basora afite iri kuza ugahita ubona ibirayi wagera kwa wa wundi ubu wagakwiye kubona ibitoki ngudu. Ariko kubw'ubutabazi bwacu buruta ubundi butabazi buturuka hano hafi. Muragenda Imana ikavuga ngo genda mujye gukora dufite patrouille y'ijuru izi ukavuga ngo hariya hari imbaburiri bwacu basanga nta maburiri bwacu bagakora ku isoko bakavuga ngo umwami w'abayuda nicyo ntabwo bigenderaho ngo abayuda babyumve bararekarama baravuga ngo twanga neza birabaye agenda wongere wandike ngo nini biragaragara ko ibyo nanditse nabyanditse kandi nicyo mvuye uyu munyamugisha uyu munyacyubahiro ni umwami w'abayuda wagomba kugira icyubahiro cyawe kuri twe wagomba kugira aboneye kugira